mu buzima umwana ni umugisha ndetse ni n'umuntu wow amazing. Umusore wanjye nguyu. Yego igisore cyiza. Yego. Wakise gute? Umwana wanjye yitwa Mucyo. Mucyo. Yego kuko yavuye mu mucyo rwose nta kibazo yateje. Shangi yomba none ariko mwita amatovu. Oya buriya azakora tumuhereza amateka. Oya buriya umwana wanjye nzi ko neza namara gukura. Yego. Nshaka kuzamujyana kwa matovu azi kugenda afite n'ubwenge ngati dore uyu muganga nkamubwira uko byagenze. Ndabasuhuje yimwe mbaye nikaze mugira tubana umunsi ku wundi mwe twabanye kuva ku munsi wa mbere dukora inkuru y'umukobwa muto wari umaze imyaka irenga 2 yarazingiwe kunda n'abatarifuzaga yuko yabasha kwibaruka. Ubu tuvugana twageze i Rusizi, yavuye i Rusizi adusanga iwacu i Kigali, ariko nashatse kugira ngo najye nkuru urugendo rurambuye kugira ngo dukore follow up y'inkuru ya mbere twakoze. Ubu turi Rusizi ngaho bita mu murenge wa Bageye, nibyo nabashiye kumva mayemo ndareba mu Burundi abashinga nayo bari ndabashuje kandi cyane iwanyu nahabonye bwa mbere kuri jewe. Tugana n'umubyeyi twaje kumva inkuru nziza yuko uyu mubyeyi yaje kuza kwibaruka nyuma bitangaza bikomeye yakorewe na muganga Matovu. Murabyuka inkuru twabanyeho bwa mbere azaremerewe cyane fitinda avuga ko batifuza ko umwana wabaho, ariko rene twamenye makuru yuko yaje kuza kwibaruka umwana kandi umwana ni muzima ameze neza. Ni iby'agace kugira ngo tuba mbere baza gusura n'ubundi uyu mudamu, nibaje kugira ngo tuba mbere baza gusura uyu mubyeyi tureba ubuzima bw'umwana uko bumeze, ndetse tukaramenya ko nabyarabaye kubw'imbaraga za Matovu cyangwa se ari ibyagomba kuba cyangwa se imbaraga z'amasengesho. Mureke mubane natwe tugiye gusura uwo mubyeyi tumuganirize. Twavuganye kuva ku munsi w'ejo tujya kuza inanga ngeze muri Bweye, yambwiye rwose Bweye ndahari mu rugo, arakomeza nyuma kuri telefone agira ngo nanjye nkore intro muri Bweye mumenye ko nanjye nageze i Rusizi. Guys ni heza Shararyoshye wallahi Rusizi wallahi. So tugiye kubana uyu mubyeyi atuganiriza byinshi bigiye bitandukanye, ubuzima bw'umwana bayemo n'ukuntu ameze byakanye n'ukuntu ubuzima bwe buhagaze, ndetse n'uwano we na muganga nyuma y'ibyo yamukore. Mukoze muri natwe ni ubuzima nyabwo TV, inkuru zigiye zitandukanye zibanda ku buzima kandi n'imimerere y'ubuzima bwa muntu utari kugira ngo tubigeze muri 5. Yewe twari Janvier dukomezanya mu kanya. Yes, twahageze n'ubundi nkuko nababwiye kwa wa mubyeyi mu murenge wa Bageye. Umudamu rwose kumwumva gusa nakanyamuneza gusa bade bari mu murimo mu rugo. Mabuje uraho neza? Uramahoro urakomeye? Yesu nashimwe. Bisa myinshi. Yego muraho. Amakuru. Ikiriri ukiriho cyanga wakivuyeho? Nyiriho pe. Umeze neza cyane. Umwana ndamufite umusore mwiza cyane ku buryo bishoboka nuko nakazi ko mu rugo komeza gakora gutya se. Yego ndagakora nta kibazo, ndagerageza ibyo nshoboye ibyo ndashoboye. Yego ntabirekero ndi munsi. Twavuganye useka rwose wumva burara ari yose uvuga ati hashimwe. Ubu meze neza Matovu rwose, ubu aka kanya ku kibundi mutazanye. Biragora kubera akazi kenshi go bigoye cyane. Nanjye amasabyara nkwe kugira ngaho urayazi namenyere cyane badawe nabwo bamenye ngiye mu modoka igihe kinini. Hano kwene nagiye n'igisenyi mvi Kigali. Yego uyu munsi ngejeje icyanguga iwaye. Icyanguga ariko ni heza wabibonye nawe. Isambazo nizere ko wahuri Kigali. Ni heza cyane, nashimye umujyi mwiza cyane. Urakomera kuri amahoro, umutwara ameze gute no yakiri gute mujyana kwa muganga ibisi bigufata bitaye cyagero naho umwana akabona araje. Umutware wanjye ubu ngubu tumeranye neza, yaranaje twongera tumerana neza gutyo. Ubu Musanze yagiye mu kazi gukorera umusore we. Ubu umusore nyine nawe ari mu nzu, ari mu ryamishije gato ngo nkora akazi. Umusore ari mu nzu mwakinjira mukamureba nta kibazo. Kwinjira cameraman byaba byiza kwinjira mu nzu urumuri n'iki cyangwa ufite udutebe twanze watutuzanira wenda akaba ariko twatwicayeho tukanaganira mu buryo burambuye kandi cyane. So bigaragarira amaso ya buri wese, ndakeka ko utabyumva cyangwa se utabibona nuwaba udashaka kureba, ariko biragaragara ko uyu mubyeyi rwose yishimye kandi ashimishwe cyane no kuba yaribarutse umuhungu we. N'umubyeyi we ufite n'akabara gasinzi n'imbara byaye neza cyane arabazwe. Izo mbaraga ufite niziki aka rero akakaba kanjye, ahubwo nawe niba ufite akandi ukazana ishora ngo dukora ikiganiro neza mu buryo burambuye, cyangwa weho wicare gutya kamera gutya. Okay, wicara hano gutya noneho wicara hariya noneho twiganirire dukora ikiganiro. Ese ngende umusirikare urabizi nasutara umeze neza ariko umeze neza nawe urabibona akanyamuneza ni kose. Umuhungu ni umusore? Ni umusore cyane. Wibarutse umuhungu? Yego.
byagenze gute rero duherukana tuvana Nyamirambo mu mujyi wa Kigali uri kumwe na muganga kukubwira ati genda ndakuzinguye beze gutya na gutya waje kwizera ubundi imbaraga ze gute kuko ngewe buriya nubwo byabaye kuriya kwizera byari byangoye cyane kuntu ngiye muganga Matovu naramwizeye kuko nkiva hariya hashize nk'iminsi mikeya ine yego numva ibise biraje njya kwa muganga ndabyara neza ntago nabazwe mbyara umwana udafite ikibazo ku isura namubereka umwana wanjye nta kibazo yego hazana umusore nanjye ngiye kuvuga ati watweretse uwo musore tumve kuko nimba ari byahari cyangwa se ari bimwe wow n'umunsi w'amateka w'amateka kandi cyane ni umunsi ushimishije kumva yuko umubyeyi nk'uyu nguyu yaje kuza kongera kubona uburyo babaye dawe kamera bana ibintu navuga ngo buriya ntudashima yakongera agashima mu buzima umwana ni umugisha ndetse ni n'umuntu wow amazing umusore wanjye nguyu yego igisore cyiza yego wakise gute umwana wanjye yitwa Mucyo yego kuko yavuye mu mucyo rwose nta kibazo yateje shangiye mba ndone ariko mwita Matovu oya buriya azakora tumuhereza amateka oya buriya umwana wanjye nzi ko neza namara gukura yego nshaka kuzamujyana kwa Matovu azi kugenda afite n'ubwenge ngati dore uyu muganga nkamubwira uko byagenze ubwo duherukana uri kwa muganga Matovu Nyamirambo mu mujyi wa Kigali akorera munsi ya stade regional cyangwa se ruguru gatoya yo kuri clinic na kubahazi cyane yari yakubwiye yuko nduramuka umaze kwibaruka umwana ugomba kumumuzanira kamureba nyine ukamumurikira sinone navuga kumumurikira wenda akaba yanamutsirika kanamurasaga ku buryo abifuzaga yuko utamubyara bashobora kuba batakwifuza ko ubuzima bwe bakomeza bukabaho akabatsirika hakiri kare kumbwira ngo uzamujyana agenda urumva utajya kwica umuti oya kumujyana agenda ni nko kumwereka umuganga watuvuye gusa narindi gutegura kumujyana ubu ngubu ari uruhinja narindi kubitegura mu cyumweru gitaha yego nari nyiri gushaka kuko umuntu wankoreye biriya bintu nta kuntu ntamushimira ngomba kumushimira cyane rwose karibitse Furadisi kubera gukanguye cyane sinzi niba mwanyemere wenda ukaba umuryamishije ushobora hano n'umuyaga mwinshi cyane hari n'imbeho n'ibindi bitandukanye waba umushyize mu nzu wenda akaba aryamye and then noneho tukomeza ikiganiro ngira ngo making sure yuko uwo mwana koko wacu ahari wa mwana wavuye mu mbaraga aza muganga Matovu ariko ikiriho cyo nuko ahari umwana nuko ahari kandi umwana ameze neza cyane so nibyo kwishimira nibyo kwishimirwa iby'agaciro gakomeye cyane kubona ndakomeza mvuga nyine ngo ni iby'agaciro gakomeye kandi cyane kubona umubyeyi nk'uyu nguyu nyuma y'igihe kinini cameraman afite umwana rero umwana wawe wa mbere ugiye kubyara rero yego ni imfura yanjye yego reka dusunye amateka cyane kuba wari ufite wenda bashaka kuvutsa ubuzima bw'umwana wa mbere ugiye kubyara wafashe umwanzuro gute wo kugana muganga Matovu kandi wari ufite bagomba kuvutsa nyine ubuzima bw'umwana wawe muganga namubonye ku biganiro kuko nari naragerageje mu bandi baganga byaranze yaba abakizungu n'abandi baganga basanzwe bo mu muco nyarwanda nibwo navuze ati reka ngane nanjye no muganga ndebe ko ari cyo yamfasha koko uriya muganga ibyo avura nabonye ari ukuri yego bigerageje abandi bo hari nubwo nageragayo ati banze uduha amafaranga nkayabaha ariko ibyo bampaye ntibigire icyo bitanga ko muganga Matovu ikintu cyatumye amushimira yavuze ati genda we nubona ari ngombwa kunshimira uzasunshimira yego so hari abahura n'ikibazo nk'icyo cyo kuzingwa inda bakitabaza imbaraga z'amasengesho kukize tabaye izambere kuri wowe oya by'amasengesho no mu buzima busanzwe ko Imana narayisenze mu gihe nabanaga n'umugabo ati nyisenga nyisaba umugabo ntazane ntago yansubije rwose Imana ngiye nta nubwo nyemera kuko nta kintu yansubije rwose ati nta gisubizo kimanigeze wahuye ntacyo nabonye nese narayisabye ati umugabo ntane ubushobozi bumbana bukeya kuko nkibana n'umugabo twari dufite ubushobozi bugaragara ariko amaze kunta burabura mbese ubwo Imana yaranyumvise ntago nyizera
ntabwo yizera. Okay, reka ibyo turi kubyinjiramo cyane. Nta nubwo ufitanye ikibazo wenda nayo cyangwa se nawe nayo, ahubwo nyemerera by'aka kanya mpamagare muganga Matovu. Nari namubwiye ko nzaza hano gukora ikiganiro, nawe arambwira ati mu gihe ki uzaba wahageze uzamvugishe mvugane nawe, cyangwa se naramusabye ko nazamuhamagara live turi mu kiganiro. Arambwira ati nta kibazo na kimwe kuko ibyo dukora tubikora habona abantu bahari kandi biciye mu mucyo. Nyemerera mvugane na muganga Matovu turebe yuko ari yuko yagira gutya akagira icyo yadutangariza ku nkuru navuga ngo nziza yo kuba waribarutse umwana w'umuhungu ku gindishoro. None muraho neza muganga Matovu? Muri amahoro, murakomeye? Ni amahoro. Nitwa Janvier, ni wa munyamakuru n'ubundi wo ku buzima nyabwo. Ndatekereza ko nimero yanjye ifite. Janvier ndamwibuka, ndamureba. Yego, nari nakubwiye ko mfite gahunda yo kujya i Rusizi kujya kuganiriza wa mubyeyi cyangwa se wa mukobwa wabaye umumama, wari umudamu akaba umumama, akatubwira byinshi mu bijyanye n'ubundi nuko byamugendeye kugira ngo abashe kwibaruka. Wagezeyo? Ubu tuvugana amaze gukora nk'iminota nka 15 y'ikiganiro. Nabonye akabebe arishimye, ni umudamu umeze neza cyane. Nagira ngo ngire duke wenda nkubazaho gatoya niba wanyemerera. Ubyakire gute kubona ibyo wakoze byakunze? Uwo mwana wanjye munsurize yibarutse neza? Yego ngo yibarutse neza. Reka muga kuvugisha wenda. Muraho neza muga? Uraho neza mwana wanjye? Yego. Byagenze neza? Ana byagenze neza cyane birenze nuko nabitekerezaga. Oya humura, twavuganye kuzaza kunyereka umwana, kuzaza kumunyereka mu gihe gitoya rwose. Nzaza mbashimire. Oya nta kibazo rwose, uko byagenze neza, nta kibazo mwana wanjye. Sawa murakoze cyane. Muga akabazo nashaka kubaza ngewe hano live, ubwo nashaka kumenyesha ko nyine byagenze neza ni rimwe, n'umwana mubonye ni kabiri. Icya gatatu nshaka kubaza, buriya mu Nyarwanda bavuze ngo uhishira umuro zakomuraho urubyaro. Nta kuntu waba wacira mu mayangi umwana wacu akamenya bagomba kwirindara? Icya mbere twari kubanza kubona umwana kugira ngo n'abari babikoze babone uko byose bishoboka. Yego, none umwana yarabonetse. Icya kabiri, uwo mwana naza kundeba akifuza kugira ngo amenye abantu bamukora ibyo bintu cyangwa se bamwereke. Yego, nabyo nzabimukorera kuko ubu ntabwo nabikora, mwumva ni kuri telefone. Nawe wagiyeyo, ariko igihe cyose azakenera kuza gushaka kumenya abantu bagerageje kugira ngo iriya ndayo bayizinge imare imyaka 2, cyangwa se batifuza ko haba yabaho, abo ari bo bose ashobora no gukeka nk'uko yavuga ngo arabakeka, ugasanga arakeka abatari bo. Ariko we nahagera mu bushobozi bwanjye, mu mbaraga zanjye, nzamwereka bamukoreye ibyo ngibyo, niba ngombwa ko abana igihano tukibaye nta kibazo. Yego, bizamusaba iki? Oya, icyo bimusaba nta kindi, buriya icya mbere cyo ikimenyetso cya mbere yarakibonye ko ngewe nshoboye. Yego, ikindi tuzakivugana njye nawe turi kumwe. Yego, ubwo twari turi kumwe ndaguciye mu ijambo, ntago wigeze umwishyuza. Yishyuye ko reception nyine ya consultation n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko umufuragiro nk'uko mubyita mu bakuru ntago wigeze utangwa arabweti wowe uzanshimira mu nyuma. Byari biriya cyangwa se hari envelope yishimwe ashobora kuba agomba guteganya kandi y'igiciro gihoraho? Uriya mwana ubura akora ko cyagihe yarababaye kandi ubona ko aturutse kure. Yego, nagomba kubanza kumufasha kandi kumva umuntu umaze imyaka 2 yaraheze kunda, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ababyeyi bo babyumva, barabizi, bazi ukuntu bigoye. Yego, mu gihe abandi babyeyi barikira amezi 9. ahubwo we ubwo naza azaza yitwaje kamverope, kandi twarabivuze ubushize nabivuze mu kiganiro uko azaza nibura azaza yitwaje kamverope yo kunshimira, ariko tuzabivugana kuri telefone mbere yuko aza kuza kundeba, ntabwo icyo azashyira muri amverope. Nawe yifuza kukuvugisha, nkahita nkubaza akabazo kanyu ubundi tugasoza kuri wowe, nkikomezanyiza n'uyu mubyeyi rwose ufite akamwenyu ku matama, unejejwe no kongera no gutera umuhungu we wa mbere mu buzima bwe. Oya nta kibazo mwambwira. Ibyo najyaga mbabwire muga, nashaka kuba mbahaye akantu k'ababyeyi mukaba munywa mw'iyi minsi ngiteganya kuza.
Bano kuri wabukoze mwana wanjye. Kuri telefone mfiteho udufaranga nayo narashyizeho. Kuko n'uyu munyamakuru twari twavuganye ambwira ko aza, ubwo murama nimero zanyu mbe nshyizeho ako kantu, ariko no muri cya cyumweru nzaza kubereka umwana mubyeyi. Nomero ni za zindi 078. Yego. 24. 28. 6 ubwo nta kibazo mwana wanjye urabukoze. Ibindi turabivugana waje cyangwa nuko icyari kikiguraje ishinga cyagenze neza. Ndumva nazifashe umubare ndi bwibagirwe ndabwiye no munyamakuru asiga azinyuzurije neza. Nta kibazo urakoze. Sawa murakoze mabyeyi. Urakoze cyane. Muga ni ikibazo cya nyuma kuri igihe cy'amatsiko. Ubu uyu mwana yindi migenzo umuteganyirije, urumva ufite abagome bashakaga ko atavuka bariho, ubu nta gutsirika umwana biteganyijwe. Nakubwiye ngo uwo mwana niba munavuga ngo azamunzanire. Yego. Ubwo namuzana namubwiye ko ibyo byose twabimukorera, kandi ikindi tukaba twanamwereka abamugiriye nabi. Kugira ngo tubamurinde nyine n'uwo mwana azakure agire ubuzima ubwo byose biri mu nshingano za muganga nkanjye. Yego. None dufashe kuba dukurikirana nabo babashe gusobanukirwa, ukoreshe nk'amasagonda makeya uduciremo muri service utanga, kuko uyu munsi tubonye ko hari wari warazinzwe kundura muzinguye, utubwire izi service utanga ku buryo wenda hari n'ufite ikibazo gitandukanye n'icyunguye ariko akeneye umuganga gakondo nkawe yakwitabaza. Nagiye ndivuga service ntanga, urumva ku bana nk'abo kubakobwa nk'abo bazinzwe, abana baheze iwabo kwishyara, ibyo twita kuvuga ngo guhera ku Kigali nk'abantu babigezemo ari barabazinze cyangwa se barabamanitse, abantu bagira bari bafite imigenzi wabo ugasanga baratekera cyangwa barabandwaga, ugasanga ntibakibikora byagiye bigaruka abana babo. Ibyo ndabibafasha nkabibakorera. Abantu usanga byaragize ingaro, ugasanga agiye mu kazi ntakamazeho kabiri, n'udufaranga abonye nta tumumariye, izo nyatsi zihoraho, ndetse n'izindi ndwara nagiye mbasobanurira zirimo amibe, telekomonase, impyiko, umwijima, igifu. Ni indwara nyinshi muri make, kuko ibyatsi imiti dukoresha ni imiti gakondo kandi ivura indwara nyinshi. Cyane cyane rero izo serivisi ndazitanga. Yego. Okay. Ubwo ira nimero umuhaye kuri mobile money yawe bwite ukoresha n'ubundi. Iyo ngiyo muhaye ni 078 24 28 6 izo nizo nimero nkoresha, ariko utayibonye mfite n'indi nimero ya 07 90 45 7800. Yego. Urakoze muganga, reka nkomeze nganiriza uyu mubyeyi ho gatoya manite no kubana nanjye ngaruke i Kigali nkumbu y'umurwa. Murakoze cyane namwe. Nzaba. So no mwanya mwiza by the way, no mwanya mwiza wo kuganira n'uyu mubyeyi. Yenze kugira ngo mubashe kubona iriya mfura yanyu. Yego arabizi. Yabyakire gutunguye ko wavuye none aho bwa mbere yashatse nko kunyijijisha anyereka ko atabikunze. Yego. Kuko ni umuntu ukunda kwemera nyine ibintu by'Imana cyane. Anyereka ko atabikunze, vuga ati subira umwana nta kindi kibazo yavukanye. Umwana ndamubwira ati umwana no wacu twembe twamupimisha buri kintu cyose, nta kibazo afite. Nyuma nyine aza kubyumva, aranabyemera, arabyishimira, kuko twari turi gupanga ko twajya kwa muganga turi kumwe. Yego. Gushimira muganga nge nawe tujyanye. Wow. Icyo gihe nikiramuka kibayeho ndishimira kuzaba umwe mu bambere bazaba bari aho ngaho n'ubundi bareba uburyo mujya gushimira umuganga muri kumwe. So unyemerera wenda twifata umwanya munini wenda nite no ku mwana, birumvikana umubyeyi tugusanze mu mirimo n'ubundi yo mu rugo, asa ndabona atari matoya no mu twenda ibyo ukenera kumuteganyiriza. Wari umunsi wo gushima, unatwereka n'umwana wo mushimira muganga, utwereka umwana mu ijambo rimwe wasoreza kuki ubundi twitahire. Ijambo nasorezaho ubu ndumva nta kintu cyo kuvuga atari gushimira muganga. Matovu ndamushimira cyane rwose. Ikintu yankoreye sinzi ukuntu nahita ngisobanura aka kanya, gusa ni nk'ibyishimo ngiye yamaye. Yego. Hano nizemo ko ari byiza kugira ngo ugire nk'uruki usiga musozi. Matovu aramutse atabarutse ndagiga ko yabasize umuntu umuhagarariye byaka kanya avuga ati yatumenye uwanjye agira ubuzima, nanjye atumye ngira ibyishimo muri rusange. Twabanye byaka kanya tuganira n'uyu mubyeyi nyuma yo kwibaruka umwana we w'imfura, nyuma y'ibigeragezo yaciyemo bikomeye cyane, nyuma y'urwango rw'abagiye batandukanye tivuzaga ko atunguye umwana ndetse nawe abamo, ariko uyu munsi ubu umubyeyi ufite umwana kandi wishimye cyane mu rugo rwe, arimo arakomeye n'umutwe yaragarutse. By the way, urugo rumeze neza, ibintu byose biri ku murongo. Ubwo nawe impamvu nibanga urabyumva.
icyo byasabye kugira ngo ibyishimo yongere bone by'aka kanya. Ngewe nitwa Romeo Janvier, turi ku Buzima Nyabwo TV tuganira ku bintu bigiye bitandukanye byibanda ku buzima muri rusange. Bye, muhabwe umugisha.